wakennye mu mboni zawe bimeze bite ubundi iriya point wowe utanga ibitekerezo ukuntu mibona uriya mukobwa yavuze point ya nyayo ariko ayivuga nabi sibyo kuko iyo uvuze ngo urubyiruko rurakennye uri kunyereka iPhone n'amashusho meza uri kunyereka imisatsi myiza kandi ibintu nabyo bisaba amafaranga nta kuntu wambwira ko ukennye uri kunyereka ibintu nk'ibyo ngibyo kuko kumbwira ngo ufite telefone ya 1,500,000 ufiteho truas sibyo ufite amafaranga truas ibiceri truasa kuri konti yawe ntabwo bifite sanse wakakwiye kugira telefone ya 50 ko zirahari ukagiraho nibura inote ya miliyoni kuri konti wabasha kuba wakikemuza ibibazo byawe cyangwa wabasha gushinga business yawe so rero uko mbibona yari kuvuga ati nk'umuntu ufite telefone nziza kuko yarayifite sibyo ndi umu content creator sibyo ndashaka kuba nabyaza umusaruro izi content zanjye kuko iyi telefone ni isuka yanjye kuko umu content creator ni umuntu wa mbere wenyine wemere gutunga telefone ihenze akennye mu Rwanda kubera yuko iyo telefone yakubye kumufasha gushaka amafaranga sibyo kuko niyo sukaye kuko nyine umuntu at the end umuntu agomba gutanga amashusho meza sibyo so rero umuntu wenyine wemere gutunga telefone nziza akennye ni umu content creator ariko ibyo bintu bigomba gukosoka kugira ngo na government yacu ibyumve nigerageze tumonetirize izi mbuga zacu TikTok Instagram ntabwo twishyura nyese na YouTube amafaranga twakubye gukuramo siyo dukuramo ubuhurungu kandi byagomye kuba twakura amafaranga afatika sibyo so ndashimira Maurice ajya Maurice Uwera yabaye umugizi wungirije numvisha bivuga yabikomojeho ndagutakambiye dore rwose ndapfukamye bwana bwana yego yabituvugiyeho sibyo bwana umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda aba content creator turatakambye bigishyushye utaragira inshingano nyinshi cyane bari twuheraho turebe ku rubyiruko twakikenura cyane yuko urubyiruko ariko dukoresha izimuga cyane kandi noneho nta amafaranga tubikuramo turatakambye umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Maurice Uwera ibi bintu bya monetization bari byuheraho bigishyushye turabizi ufite inshingano nyinshi ariko internet iri gupfa ubusa ariko internet kandi ntacyo zitumariye iyi internet mwaduhaye yihuta ubuyobozi bukuru bw'igihugu ntabwo nabakiri gupfa ubusa ijana ku ijana ko twari turi kureba amakuru yo kwega nk'urubyiruko rw'u Rwanda ntabwo tuyibyaza umusaruro ngo itwungure nk'urubyiruko tureka kuba tudafite ikintu dukora kandi nyamara twirirwa kuri izi TikTok twirirwaho ntabwo twishyura aba bana bambara ubusa babashije kuba bakinjiza amafaranga muri izi mbuga nkoranyambaga byabasha gutuma batajya mu buraya dore ubu hosting aribwo bagiye dore ubu hosting kujya kudukuraho abana ubu nakazi si ukubeshya abana batarajya kuri TikTok ngo babe abastari ngo babure amafaranga kuri TikTok babariye abastari ntabwo hari kuza akazi kitwa hosting ku buraya nyine ingaruka zo kuba ibyamare bitagira amafaranga kubera yuko barakwifashisha ngo ngwino ukoresha TikTok zawe ujya guhostinga bikarangira bagiye mu murimo w'ubwahebwe sibyo ni ukuvuga ngo hosting ibi byo hosting byari kubaho TikTok itaza kubaho ngabana b'abastari bakennye naho hosting ari kubaho imirimo y'uburaya bukabije bwo kumbuga ntabwo yari kubaho ntabwo ari bukora kuko ni upostinze ifoto yawe ikakungura amafaranga sinzi ko bakubwira ngo fata 10,000 ariko mwana mbwira ukuntu wambwira ngo piti mitsingi kugura 2 nguri gukuraho komisiyo ibaza nabwira ugatana miliyoni sinzi ko gukora ahantu babikora uri gukura kuri piti mitsingi ukura igice cy'ijana mbwira uburyo kuba ugasohoka ucuruje 3,000,000 ugakora video 25 miliyoni mukanga kuvamo none kubera yuko tujya kuri TikTok tukakora tukavunika ibyo bigatakara urumva tap the screen bikarangira n'ubundi nta nikivuyemo ariko badufashije izi TikTok izi Snapchat abana birirwaho izi Instagram izi YouTube izi mbuga zose ziri mu Rwanda zikoresha Maurice kandi abantu bwana anga wongeraho bwana uvuga kumbuka Uwera Jean Maurice dufashe akakantu gahereho nicyo kintu cya mbere na mbere yeri hakiza monetization zatanga ituro ni ukuri nzatanga ituro ry'ishimwe monetization niza mu Rwanda nzatanga ituro ry'ishimwe kandi n'imisoro izazamuka ni imfura y'ibyishimo dusoza nabonye kasuka arimo arababanga